zikotozo ntago zabura nakaye kantu wakotoye se ukavuga uti ndasebye none imbere y'umubyeyi ndapfuye bitewe je n'ukuntu byagenze bitewe n'ubwo banari mfite nagiye nkitangira bigitangira ncyakira abashyitsi bakuru baje bamaze kwicara ngiye gusenga ngo dutangire ubukwe Ngamataye y'ababyeyi urayasize wemeye gukamisha iduruduhaye umwaka nyamibwa we wamataje n'irungu uwakuze uteteshwa n'abakubyaye urindwa n'idahemuka basaza bawe urabe hose nyamibwa tuzahora tugukumbura twongeye kubasuhuza abakurikiye Peto TV show turabashimira ko mwakoze subscribe tukaba tubana umunsi kundi nubona notification ivuye kuri Peto TV show nyabuneka jya unyaruka urebe ikiganiro kuko tuba tubafitiye ibyiza gusa nkuko mwabikunze kandi mukanamwishimira bamwita MC Cyogere twongeye kugarukana kuri Peto TV show uyu munsi habaye mu rugo ntago akiri umushyitsi MC Cyogere ndakumva cyane kuri Peto TV show ndakeka harabaye mu rugo ntago ukiri umushyitsi ntago ukiza uvuga ngo se baranyakira gute ngo se biragenda gute habaye mu rugo kandi abantu baragukunze baranakwishimiye hagataho warabonye ko muri comment ibintu byabimeze neza narayibonye cyane n'abantu bahise banyandikira barampamagara yego ambwira ati hari ahantu hageze gute so ndakeka ko subscribe nyine barazikoze nyinshi subscribers benshi cyane barabikunda cyane hanyuma hari umwana wigeze ababyeyi be bari bagiye kunjyana muri ribu natumye arwara sida hari umwana natumye arwara sida gute ni umwana nyine araje mu kiganiro arangije aratwika yibona ku ma platform aremereye arangije ajya kubirisha abana none ushatse kuvuga ko nanjye ngiye kubirisha abana none se izo ko uri kwakira buri kanya uraza kwimanaginga gute ntago biri utuma uta control oya ntago byakunda ko nta control ahubwo nkeka ko ziramotiva zinyongerera courage wowe nizi kumotive ziramotiva cyane zikambwira nyine ko mbishoboye kandi bibaye byiza bifuza ko nakora ibyanjye nabo bakabikunda hanyuma urabitekerezaho iki kuko urumva nyine talent ufite biragoye kuba wazamukira mu wundi muntu kuko kugira ngo umuntu agire ikintu yubaka nuko aba we ubwe ufite akazi katoroshye ni akazi katoroshye ariko ngomba kugerageza kugerageza nkareba ko niba nabasha kuba nahimba basinayinka nkahimba amahamba se nuko bura nta mwanya narabihaye bura nshobora kwicara nkatekereza nanjye nkashaka amagambo akamba aryoshye ntago nayabura cyane cyane nk'umuntu w'umuyimusi urumva ruba rucabana niyo nakwicara ngaho ukambwira ngo ndirimbira iyo mpimbye aka kanya nabigerageza wenda nubwo bitabiri kumwe neza ariko I can try. Watubwiye ko uwe musinga ugasohora abageni ukavuga n'amazina y'inka ayo n'amafaranga abantu bahabwa mu bukwe ugataha ubukwe mu gihe twe twicaye aho ngaho we ukaburi kudukoramo akazi ubyakira ute kuba ku myaka yawe mikenya waratangiye kuba wakorera imishahara 3 urumva ahantu abandi bari aho bicaye gusa batiza amatwi wowe uri mu kazi ntago wenda ubukwe ntago buhoraho kuko ushobora gusanga nko mu kwezi nshobora kugeramo nk'ubukwe bubiri cyangwa se umwe ariko wenda niyo buje amafaranga nyine araza gusa ntago ari imishahara 3 bikabya none se si baguha ayo gusohora umugeni bakaguha ayo kwemusinga nayo kuvuga amazina y'inka aho ngaho ntago bayampera rimwe ahubwo turabikusanya nyine byose tukabifatanya bakabimpera rimwe wenda sibye kuba ari make nka bimwe musigusa ariko ubusanga arimo umwana wazareba iki kiganiro cyangwa umujene yiyumvamo impano yo kuba yakwemusinga nanjye bira bintu ndabitinya kuko ubukwe buzama abantu benshi urumva haba hari famille
yo ku mukobwa, Yego. hakaba na famiye yo ku musore, kandi ugasanga abo bantu bagiye bafite inshuti. Cyane. Hamwe usanga umuntu akubwira ati mfite umuhemusi, mfite umuhemusi. Nyine kugira ngo abantu bakugirire icyizere baguhereze ubukwe bwabo, ugiye kudusangiza cyangwa utange nk'inama ku mwana wiyumvamo iyo mpano, unaduhe experience y'ubukwe bwa mbere wakozemo. Yego, murakoze cyane. Mu by'ukuri nanjye ibyo bintu narabitinyaga, ibintu byo kuba MC mu bukwe. Ubundi nari isanzwe njya mu bukwe ariko ngiye kuvuga amazina y'inka gusa n'amahamba, ariko kubera kubujyamo kenshi ndakundaga nyine kubimenya cyane, nkakurikira bari abasaza bakuru uburyo baba bari kuganira, nkakurikira aba MC uburyo nabo babigenza, hanyuma nkanabyandika. Rimwe na rimwe najyanaga phone nkabyandika, nkandika uburyo bikurikirana. Buriya mu bukwe habamo cyane cyane mu gusaba, isabwa habamo ibice byinshi ubwabyo ari amayoga baba bari gutanga. Ntago wamenya uburyo akurikirana, ari ibintu utize neza ngo bimenye. Hari nk'igihe usanga nko mu bukwe ugasanga wenda n'abasaza baje ntago babizi neza, ntago babikurikirana, hanyuma ugasanga ugiye gukora akazi kenshi, bikaba ngombwa kujya kwibutsa ku ruhande rw'umuhungu no ku mukobwa ibikurikira, biri bugende, bikaba ngombwa rero ko ubikora byose. Hanyuma ukuntu byagenze, nababwiye mu kiganiro cyabanje, nababwiye ko natangiye gukora MC hashize nk'imyaka 3 nsoje kwiga. Ubundi mbere yaho nakoraga amazina y'inka gusa. Hanyuma hari umwe twigeze guhurira mu bukwe, nabwo nagiyemo kuvugira amazina y'inka. Tuba inshuti, tukajya tuvugana, akajya ndangira ibiraka. Nyuma yaho nza kumbwira ati rero nanjye ndumva ashaka kuba MC. Arambwira ati rero kuba MC ntago bigora, ahubwo iyo usanzwe uvuga amazina y'inka, utagira isoni, uri wa muntu uhagarara imbere y'abantu ntagire ikibazo kibaho, urabikora. Icyo yakoze we yambwiye ukuntu ibice byose bikurikirana, ndabyandika. Ubukwe bwa mbere nakoze sinkubeshye nari mfite ubwoba, ndabyibuka neza kuko buriya mu muryango wacu buri ushobora gusanga nk'umuntu utazi amazina y'inka ni bake. Abenshi barabizi mu muryango wacu, yaba abo tuvukana, mama, ba onkle banjye bose barabizi. Ubwo bukwe rero nagiyemo, nagize ibyago nsanga na mama yabugiyemo. Mama wahari aho ngiye noneho kubikora nawe ahari akureba abyumva, kandi urumva iyo ngize nkako nica amahita ambwira ati hano hantu byapfuye, ukaba bizi. Ntabwo umubyeyi w'umama yakomeretse. Nuko rero ndagenda ndabikora. Ubundi nahoraga mbabwira ko ngiye kuba MC, ati ntibishoboka, ntago wabishobora. Hanyuma ndagenda ndabikora, gusa natashye nawe yumiwe. Atari yibaza ubu ni wowe wavugaga ari amagambo, byagenze gute? So kuva umunsi nyine ndabatungura, nubwo nari mfite ubwoba, ari imeze nka kwa kuntu abana bajya kwiga, bajya gukora ikizami bakitwaza inkota, ukagitera akajisho, nkajya nteraho akajisho, phone ihora mu ntoki yako. Ariko abaye musi bose mbona ariko yabimeze. Buriya ntamwe musi w'umuhanga ubaho, ntago bishoboka. Ubundi ukuntu bigenda, buri mwe musi wese aba afite ahantu yapanze utuntu, ari bujya ateraho akajisho. N'ubundi nta mwarimu avuga ko nta mwarimu wigisha atateguye, ugomba kuba ubifite. Nanjye rero nuko nabigenzaga. Ubukwe bwa mbere mbona biraryoshye, abaturage barankunda. Nta koto nimwe yabayemo. Oya ntutubeshye. Koto zo ntago zabura. Nakaye kantu wakotoye se ukavuga uti ndasebye none imbere y'umubyeyi ndapfuye. Bitewe igihe n'ukuntu byagenze, bitewe n'ubwoba nari mfite, nagiye nkitangira, bigitangira nyakira abashyitsi bakuru baje bamaze kwicara, ngiye gusenga ngo dutangire ubukwe. Mvuze isengesho ndaryibagirwa. Urabyibagirwa. Gusenga bango nasenze ndakura Musamariya. Ngijeje hagati rananira. Kugeze none se abantu se bagufashije. Nuko hano igihe wari ufite mikoro. Abandi ntago bari bayifite, bavugaga bitumvikana, ari ryo uri kuvugiramo. Mikoro yikuro. Nyine bagize ngo ivuyeho cyangwa umuriro uvuye uragiye, ariko ujye ubwanjye nahise mbyumva. Nari mfite ubwoba nyende gutekereza ati audience yarabimenye, ndagize ibi ngibi, ndakurikizaho ibihe, ndakira abantu gute. Audience nayo iri kundeba kuko ubukwe bwa mbere bwari bwabereye ahantu muri quartier iwacu, ibereye mu rugo, urumva abaturage bose
bari bahari banzi nkabareba akabatese uriya mwana w'ejo bundi ibi bintu yabikuye hehe nabareba nkumva ubwoba buranyishe hanyuma nyine ngiye gusenga isengesho ndaryibagirwa nyuma yaho ariko gusa ndikaruma biraba nyine bisoza neza naho ubundi ntago wataha ubukwe ngo uburemo koto gusa nyine bitewe nuko abantu baba batabizi wowe urabyumva ko wakotoye ariko uriya koto wimenyeye abandi batayibonye buriya nta kibitwaye buriya hari abantu ubundi babashe mu bukwe ubukwe butahwa n'ingeri nyinshi zitandukanye harimo abantu baba baredike babizobereye nyine ari abantu bacengewe n'ururimi aho ukosa gatoya bakahita babyumva ariko hari n'abandi baza baje kwiyumvira gusa nkaba naririmba nk'amahamba bakaryoherwa kandi igihe mu by'ukuri ibyo ndi gukora atari byo n'ibyo ndi kuririmba bitanerekeranye ariko kubera ko batabizi bakumva baryohewe nyine ariko undi akavuga ati wapi twaganiraga na MC Cyogere turakomeje atubwira urugendo rwe rw'ubu MC hanyuma twinjiye mu bukwe igice ukunda mukavuga ngo iki gice iyo kigezeho mba mbizi ko ngiye kuhatwika yego ni iki urakoze cyane icyo ni kibazo ubundi njya nkunda niyo abantu bampaye utuvideo wenda tw'ubukwe nakoze mba nshaka ngo banyihere akavideo ndi kwakira abasore bari kuza kuri akuntu baba bamaze gusaba byarangiye hanyuma nko ku mukobwa akabwira umusaza wo ku musore aho ati se ubundi urisabira cyangwa n'undi usabira ati se mwazanye cyangwa ntimwazanye ati ntago twigeze tuzana kuko ntago umwana ajya agera aho abasaza baganirira yari hari aho hafi mu rwuri atunganya ahereza ubwatsi inka ati ariko reka mutume haze iyo baje rero ako niko kazi numva kanryohera ako kantu uragakunda ndabikunda cyane kuko abo basore baba banyiteje ndabaserereza ku buryo ubwabo nabo barireba bakibura nawe uri muri babaye umuse batera ubuse abasore bambariye umva ntera ubuse koko umusore akaba ati ubundi abenshi bajya bataha bafashe igitekerezo cyo kwita bashaka ubwo ntago se batuma umuntu ashaka ahubutse simbizi buriya umuntu ageramo no gutekereza ariko ahanini uburyo hari isengesho njya mbasengera rivuga ngo iki ridusangiza abantu badukurikiye nta kibazo ari isengesho bavuga ngo nyine urabona abasore babaje bose baraha imbere bari kumwe n'umugeni nawe abarimo yego hanyuma kubera ko umugeni waba yateye iyo ntambwe yabarushije akenshi ujya ubona ko n'abasore ni umukwe yego ubona ko rero abo basore abenshi bajya bakunda no kwambarira umukwe nkeka ko baba bataranashaka bakiri ingaragu hari n'ingaramakirambi niko tujya tubivuga baje gufata igifunguzo yego hanyuma rero njya mbasengera mvuga ngo ati mana ya twese uri mu ijuru ati dusenge aba basore ati n'ikimenyimenyi bubitse imitwe bafite ipfunwe ryo guhagarara ahangaha ni abasore bisiga bakisanga ntibagira aho barara ntibagira ubabwira ngo wiriwe ute ntibagira ubatekera ntibarya nta gasafuriya bagira mu nzu batunzwe n'udushyimbo na capati two ku mihanda ati Imana rero wowe wagiye ukora ibitangaza manura umwuka wera kuri aba basore bafite ipfunwe ryo kutureba mu maso ni abasore b'imigirigiri ni abasore b'uruhanga rw'uruhehemure ariko Mana bateye ipfunwe no guhagarara hano Mana rero ubwo uraza kuba wagize icyo ubabwira data buri wese uri hano aze gutahana uwe tuzaterwa ishema nawe ubwo tuzaba twagarutse ahangaha ari umwe muri bo turi kuvugira aya magambo iryo sengesho rero rikunda gusetsa abantu yesi navuga ngo amen abenshi bavuga amen bitewe n'uburyo ye navuga ngo amen abenshi barabivuga ariko abasore nyine baba bandakariye baba barakaye cyane kuko biba bibabaje kuko ndabanza nk'amategeko nkababwira ngo kuko batabiza ngo ati mufashe ati izo nshyimbo hasi
kuko urumva bafite izira turatubando bakabanza bakazirambika hasi. Iyo baturambitse hasi rero iba ari intsinzwi ya mbere. Buriya ntabwo umuntu agomba kukarambika hasi. Ntabwo byemewe ubundi kukarambika kuko nuko ngo nta ndwanya igifasha intwaro hasi. Ubwo iyo yanze se ntabwo bifata nko kugusuzugura. Ahubwo iyo babyanze ngiye mbasabira amashyi. Kuko iyo ubikoze abandi bakanga uhitura kugaya cyane uba wemeye gutsindwa nyine nta mugabo ukurimo. Yego. Aho ngako niko kantu mundi kambere kabazonga. Biriya bintu biracangana n'utuntu tutwazo bagenda babaza. Ari nk'ubukwe merutse gutaha ejo bundi. Ndababashije ibibazo umva abaturage barishimye cyane. Ubundi ubukwe bugirwa na emusi. Iyo utaburyoheje abaturage baseke bishime bavuga ko nta bukwe bagiyemo. Hari ikibazo ndibuze kukubaza mu kanya kijyanye n'ibyo bintu by'imisango y'ubukwe, ariko mbere yuko nkikubaza ugiye kutunyuriramo n'ubundi za ndirimbo ukoresha usohora abageni kugira ngo nyine umuntu uzareba iki kiganiro azabone ko ubushoboye. Hari umusitsi ushobora kuba ati uyu mujama azansohora, hari umutipe ushobora kuba ati uyu nguyu azasohora sister wanjye, hari n'ushobora kuba ati uyu nguyu azansohorera umugore cyane rwose. Yego. Nta kibazo nkoresha akenshi zira ndirimbo za Bakayireba za Bakamariza. Yego. Ntago nzibandaho cyane gusa hari n'utwo nkoreshamo duke ariko akenshi nkoresha n'ubundi nkuko mu kiganiro nigeze kubabwira ko nkunda umuhanzi andi umuntu kandi afite n'indirimbo nziza n'ubundi zikunda kuriza abageni. Yego. Nazo ndazikoresha. Hanyuma buriya izo ndirimbo hari izi ndirimbo benshi bazi haziriya bavuga ati Ngamata y'ababyeyi urayasize wemeye gukamisha dore uduhaye umwaka nyamibwa we w'amata n'irungu uwakuze uteteshwa n'abakubyaye urindwa n'idahemuka basaza bawe urabe hose nyamibwa tuzahora tugukumbura. Hari iyo ngiyo. Hari n'iyindi agerageza kwibuka neza zijya zimvanga kubera ko ni nyinshi. Bihe ntacyo. Hari indi njya nkoresha mvuga ngo n'ubundi ni yandi umuntu kuko iriya yikunda kuriza abantu cyane kuko umukobwa urabona nzamuzanye bivuze ngo tugiye kumutanga. Hari indi mivugo ngo ndakureba nkibuka umunsi usezera papa amagambo yambwiye atuzandeberera umwana ndakureba nkibuka mu maso ha mama adashaka kukurekura ati kana kanjye nibahumure kuko nasezeranye imbere y'Imana ko nzagukunda kurusha uko wikunda niba wibaza niba nzagukunda karamata ntoki zakundutira uzahora uri my vale valentine bane iyo rero nyiririmba mufasha akaboko muzanye. Ni ukuvuga ngo we icyo ahita yibuka koko mama na papa asezeye agiye bakunda kwita barira cyane. Hari igihe bajya barira nkumva nanjye ngiye kurira ko wamusohoye. Ariko buriya iyo umuntu asohora umugeni buriya intsinzi ye nuko umukobwa ari burire. Iyo atarize bavuga ko nta kintu wakoze. Nanjye rero ndabikora ku buryo ndaza nyine kukuriza pe. Ko aravuga ko ari amarira barayingona. Oya. Ari amarira ntago navuga ko. None se abababajwe nuko asize iwabo aba yagiye atarabitekereje. Ni ukuvuga ngo nawe hambere nkeka ko aba yishimye. Usanze se bari bamaranye nk'amezi 3 muri geto cye bamaranye umwaka bibana. Ibyo ntago mba mbizi. Igihe icyo ngomba gukora nuko ndi bukurira imbere. Tuvuge nk'umugeni uramusohoye amaze nk'umwaka yibana n'umuntu ararize ubwo ayo marira koko baraya. Hanyuma se wamenya ubwo tubundi ko amarira arayingona cyangwa atarayingona. Numva ntago wabimenya. Okay, numva nyine nibe nk'abantu batiregeze babanaho byibura n'iminsi 2 atarare ko uwo musore n'iminsi 2
akarira aho nyine navuga ati amarira n'ayanyaye. Wenda ntago mba mbizi niba wenda barigeze kubanaho cyangwa se batarabanye. Wowe icyo upfa nuko arira. Icyo mpfage nuko ari bwarire. Hanyuma kuko niyo atarize jewe nshaka ushaka igituma arira. Niriya ndirimbo wenda ngo iriya nandi kuririmba ngo amata y'ababyeyi urayasize wemeye gukamisha. Nge mpita nshyiramo n'ibindi bitero. Bituba ni wenda ati kebukurebe hari iya nyamibwa we aho twese twagushagaye bababyeyi beza wakundaga ngaho se bapepere n'ababasore beza mwajyanaga kuvoma ngaho urabasize. Kakana gatoya wazaniraga imigati n'amandasi we ubu kavuga gute ko ugasize ngaho se nawe karebe ugiye ahakomeye nyamibwa we ugiye aho uzasaba uruhushya bitandukanye naho wabaga wakoraga ibyo ushaka wabiza heye uri mwiza uzamukunde tuzahora tugusura ngaho ngahigendere. Nukuvuga ngo ibyo byose ari kugira ngo akunde arire. Nk'ubwo niba uri kubyumva ntago birimo melody ntano binajyana neza. Ariko na magambo uri kumubwira. Na magambo giye ubwanjye ntekerereza uko ndi kubibona. Hahita nyavuga. Ayo ngayo nkubwiye ngo kebukurebe bari. Najya nshyiramo ati na egisi wawe uzajya mukuru. Aho ngaho haba hagiye kuvangamo amasaka n'amasakaramentu. Ibyo aba ex ntago waza kubivuga gusa iyo mvuze gutya kanakebuka kuko buri umugeni baba bari kumvira yemusi cyane. Ngewe ikibazo cyanjye nshaka kukubaza. Yego. Urabona new generation hari ibintu tutemeranywa n'abantu ba kera. Yego. Ubona ko hari n'ibyo tugenda duhindura, hari n'ibyo tuba dusaba ngo bihinduke. Hanyuma we uri umujeni uri mu baye musingiye kukubaza iki kibazo. Ariya magambo bari abasaza bavugana. Yego. Agatuma umuceri uhora, agatuma inyama umuntu atinda kuzigeraho, ngo rwose ngo biriya bintu iyo uyoboye ubukwe bari kubivuga wowe urabyihanganira? Ahubwo bye mpamya ko biriya bintu biramutse bitabaye ntago bari ubukwe. Ubundi ubukwe ni doti, ubukwe ni isaba. Biriya bintu byabara abasaza urabyemera? Ndabikunda cyane kandi ntabwo ubushonje. Bazatubwire muri comment nta muntu w'umusore cyangwa w'inkumi ukiri mutonya uyishimira biriya bintu. Umuceri uri hariya urimo uragenda uhora wowe uri kugenda uzana ibintu by'amagambo. No kuvuga ngo bariya abo bantu nyine batishimira biriya ariya magambo baba bari kuganira cyangwa se kuri akuntu baba bari kuganira cya gipfura. Mpamya ko ubaye utaracengewe n'ururimi ngo wumve ibyo bari kuganira cyangwa se usanzwe wenda uzi imisango y'ubukwe ntago wabimenya, biranakurambira, biragutindira. Ariko hariya ubundi iyo abasaza batahuye ngo baganire kuri aba bari kuganira ntago ubundi wari ubukwe. None se hamwe amubaza ikintu akamwima umukobwa. Yego. No kuvuga ngo hariya ubundi ntago iyo uri umwemusi mwiza ntago watuma umukobwa bamubimba kuko uramufasha cyane. Nyine ashobora bimwe namye mvuga ngo hari igihe umuntu baza nko gusaba ariko ugasanga ntago wenda umwe muri bo ntago abizi. Yego. Ugasanga hari bimwe ari kuvanga bakamubwira ati se wenda hari nk'ibibazo nyine bajya bababaza. Ugasanga ahuye n'umusaza uhabona nyine ubizi cyane akakubaza nk'ikibazo ugasanga kirakunaniye. Akubaza ati se ubundi ariko reka ngiye nguce mu ijambo wenda icyo kintu tukidebatingeho. Umuntu aba abizi neza ko
wakuye umukobwa we. Yego. Ababizi neza ko umukobwa we akeneye umugabo. Yego. Ikindi ubyibuka ubukwe bugira gahunda nyinshi, abantu baba bari bujye ku rusengero. Wibuke ko hari amafaranga mutanga ku rusengero, iyo mukererewe ntimuyasubiza. Yamandi. Yego. Birakwiye ko abasaza babiri batinda, umwe agora undi arushya undi, basigana ku kubaha umugeni kandi babizi neza ko ari uwabo. No kuvuga ngo ubundi ntago bishoboka ko bakwima umugeni ngo birangire bamukwimutahe. Ariko biratinda. No kuvuga ngo we niba uri MC, niba uri MC, ubukwiye kugira gute, ubukwiye guhagarara ku mpande zombi. Wowe ubundi ubukwe bwiza kugira ngo witwe MC mwiza si ibyo wavuze, ahubwo ni time management wakoresheje. Yego. Igihe cyanyacyo. Nuko ngo ibonye biri gutinda ukabona umusaza nyine byamugoye, uramufasha. Mubwira ati yemwe ariko atundi muri abatunzi cyangwa muri aborozi. Aho nga nk'icyo kibazo umuntu akikubajije ubundi ushobora gutsindwa. Yego. Aho nga yamwajije rero mbere yo gusubiza, iyo mbona ari kujijinganya hari uburyo nkoresha. Ndamusova nkamufasha. Ubundi ntago umuntu aba mworozi. Ushobora korora ariko ukororiza abandi. Ariko uri umutunzi, ubutunzi zawe ruvuga ko uri umutunzi. N'ibindi byinshi cyane, hajya babaha kari akamashini kahira ubwatsi. Ariko nawe musi bavuga no sense ubukwe bugatinda. Aho ngaho si yabangamye, abantu bose bari kwinuba. Aho ngaho biterwa n'umwemusi, ariko ubundi umwemusi mwiza ugira nyine ubikora vuba kandi ukavuga utuntu twiza kandi turyoshye. Haba hari ingeri, haba hari abasore, hari inkumi, hari abasaza, hari abakecuru. Uba ugomba kuvuga ibintu byose uri buvuge. Buri wese aze kwisanga muri ibyo bintu. Uze kugira igice, uzaremo ibyubu, uganiriza bari abasaza ku buryo buri wese ari bwaze kwiyumvamo. Urakoze cyane. Twaganiraga na MC Cyogere kuri Peto TV Show. Twagira ikiganiro cyiza, mwaramukunze hano habaye mu rugo. Ndagira ngo tugane ku musozo. Ariko wowe warebye iki kiganiro, twatanze contact ze, twaguhuza nawe ushaka gusohorera umugeni, ushaka umuntu kuririmbira mu bukwe, ushaka umuntu ubwe musinga, urumva ko nyine ni byose ku kintu kijyanye n'ubukwe mwamwifashisha. Hanyuma MC Cyogere, wakoze kuza hano kuri Peto TV Show, turagushimira. Tugusaba nyine ko wasezera bari bakurikiye ikiganiro, kagira icyo babwira tugana ku musozo w'ikiganiro. Ikintu ababwira, mwakoze cyane kuntumira hano, hamaze kuba mu rugo. Yego. Ni byiza cyane, biramfasha kandi nabwiye ko nagiye mbona feedback. Hanyuma rero Peto TV Show ndabashimiye by'umwihariko. Yego. Uyu mwanya mwampaye, ubutaha nzagaruka rwose hamaze kuba mu rugo. Kandi mbabwira ko mwari kumwe na MC Cyogere. Ni Cyogere nka bicomoro cy'urukundo ruzira umuvundo, rukotanira umutuzo ku rugamba rw'abagabo ndingagari. Andirwa mwiza baratira imihigwa ndizo bimirindi nyamuherwa n'iyindi nkizaga ngama nka kinyerwa rwatwa, ngira icumu ry'injonga. Ingabo yanjye ni intame nukagira icondo rimiri zindumeto wanjye ni mu Kenyamakombe, nawe unyazimatanazi wo kwa Musinga ndafora. Numvise uhinda nk'icyuma, ibitugu mbyongeza umurego. Ndi umuhanga mu kwivuga, muri comment mukaza ko bahanga mu kunyima amashyi. Ubwo tuzareba ko amashyi bayampaye. Hanyuma nyine njya mbashimire, kandi munkeneye natanze nimero, wenda bitagwe nazisubiramo, ni 078 16 92 492.